noneho ngiye kwinjira muri ya parikingi numva ubwoba ati hahandi imvura yanyagiye nabuze umuntu ukuraho imodoka abantu babazize hano bakajya ntabwo ndi waparike. Kumbe wari umugambi w'Imana kugira ngo ntice uyu mwana. Iyo nkomeza njya muri iyo parikingi yo hasi nari kumuca hejuru kuko sinari namubonye. Umwana ntabwo nzi ukuntu byagenze. Abantu bose twari turi kumwe mu modoka na madamu yaricaye ku ntebe y'imbere ntiyigeze amubona. Wumva ukuntu Satani aza abantu bose bari mu modoka akabahumisha amaso ntibabone. Njya kujya muri iyo parikingi umwuka arambwira ngo wiparika hariya hantu, hano hantu wibuke ko hagiriye ikibazo ukabura ukuntu ukuraho imodoka, shakisha parikingi cyangwa usubire inyuma ujye gushaka parikingi yo hanze. Nuko uyu mwana yarokotse. Noneho ngiye kureba ku ruhande mbona hari ahantu ushobora gushyira imodoka ku ruhande. Nagiye muri ya parikingi y'imbere, hari hasigaye umwanya umwe wonyine, wumva ko ari njye Imana yari yawubikiye. Nkasi imodoka kugira ngo njye muri ya parikingi nibwo nagongaga uyu mwana. Byanze bikunze naramugonze, ariko sinamuciye hejuru, ndamugonga. Imana ikoresha perezida wa Shalom, ntabwo sinzi niba ari hano, arahari Jalike? Yego, Jalike ntabwo ntaho hari. Imana ikoresha perezida wa Korali Shalom. Mugonze nagombaga no kumuca hejuru nanone umutwe, kuko naramugonze yitura hasi. Sinari namubonye, n'abantu twari kumwe mu modoka ntawe wigeze amubona. Perezida wa Shalom ahagarara nk'ariya itavuze induru ngo dirija mucyo fata feri wishe umuntu, avuga n'ijwi rirangurura cyane. Ndikanga mpita mfata feri byihuta. Abantu ntabwo nzi byakurikiye n'amateraniro yabaye hano, sinzi uko yagenze. Hanyuma ngiye kureba igitangaza nsanga n'umwana w'inshuti yanjye nkunda cyane. Papa we ni inshuti yanjye, ntabwo yaje ariko nahaguruka atere haleluya, baramuzi n'umukristo wa hano. Boniface ni inshuti yanjye cyane, twarabanye mu buzima bumwe butagira inkweto. Ni inshuti yanjye cyane, twarabanye mu buzima bwa kera. Ibaza amateka tuyaziranyeho, ntabwo kubera amakamera n'ibiki tuvuga amashimwe mu buryo buncamake cyane, ntabwo tuvuga byose. Hanyuma twarabanye mu buzima bukomeye. Nayoboye urubyiruko rwa Kacyiru imyaka igera ku 8. Niwe muntu wa mbere najyaga mpamagara uko umutima uteye akabwiriza urubyiruko nyoboye. Donc ni inshuti yanjye, twabanye kuva mu busore. Nsanga ngonze umwana we, ngira ikibazo gikomeye, ariko Jalike aramfasha, mati humura dirija, jya mu iteraniro ujye kuyobora korali. Hanyuma turabikurikirana n'abadiyakoni baraza, umwana arira, barambwira ati turajya kwa muganga ntugire ikibazo turakubwira. Nabishimye Imana mu rusengero hano, mama ndebye mama we nibyo nari ngiye kuvuga bita bibura. Ndavuga nti buriya nta makuru yamenye, Korali Shalom yari buririmbe hano, yabimenye amateraniro arangiye. Ndashimira Imana ko yandinze igifungo kandi ndakwica umwana. Imana muhimere icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nitwa Hirwa Beni Christella, nsingira hano mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru. Nanjye naje gushima Imana kubera yandinze, nkaba ndi hano mpagaze nta kibazo mfite. Ndashima Imana bikomeye. Rero njyewe ikintu nibutse ndi hasi, perezida wa Shalom ari uri kuza kuntera ari kumbaza ngo umeze ute. Nanjye nibyo mperuka, ariko ndashima Imana, ndashimira abatante banjye, ndashimira disciplinaire wa Shalom Jean Pierre kubera yaranjanye njya kugura inkweto zo hasi. Ndamushimira nawe cyane. Ndashimira abatante banjye, ndashimira mama na papa, kandi ndashima Imana ko twese tukiri bazima. Imana ishimwe.